Ibihe TV show. Sasa muri kubona hari inzu muri kubona igaragara hano imbere yanjye. Murimo murayibona. Iyi nzu rero iri ahantu ku Ruyenzi, akaba yarubatswe n'umusitari bita Cyusa. Muramuzi uriya wakoze remix iriya ndirimbo bavuga ngo umuhoza wanjye wandutiye besha. Sasa yo navuze ni reka nze ngene nanjye nsa nk'ubakorera agakoryo gatoya ngende iyi nzu nyisatira none mbereke. Murabona ko n'umusitari utirya yaje kwegera abantu b'abaturage tu. Urabibona ko ni inzu iri ahantu ku muhanda, ariko ubona ko yegereye n'igiturage tu. Murimo murabibona yuko bisa naho ifite n'akantu k'akajaride hano munsi yayo. Muri kubona ko ndi gufata n'andi mazu. Ahantu rero iyi nzu iri bakaba bayita ku Ruyenzi. Murimo murabibona ni ku Ruyenzi ahangaha. Ngere mbagarurire kuri ya nyubako n'inzu ubona yuko ari inzu imeze neza. Nanjye ndavuga ni rero reka nze nanjye noneho sasa mbereke bacukumburira ibyo muba mutazi mutaranabona, sibyo se? Murimo murayireba ko ndi kuyitotora fresh. Byatari ni inzu imeze neza, murayireba ko ari inzu igeretse tu. Baracyari gukora ibintu by'amafinisaje. Umusore kabisa urabona ko yakoze akazi. Nako ni n'umugabo tu, bamwita umugabo. Nshaka kuvuga ngo mukagira ngo ndabeshya mwana. Ubusa iki cyapa ntabwo muri kukibona, cyanditseho ngo iki kizominga neza. Muhawe ikaze mu isibo abatanyuranya, Ejo Heza Road. Uyu muhanda nyine tu wakozwe n'abaturage niwo mureba bise Ejo Heza, umuhanda wa Ejo si. Uyu muhanda rero bise umuhanda w'Ejo Heza. Murabona ko n'abaturage aribo bawikoreye batangira kuwukora, kuko murimo murabona n'akantu k'agateme hano bakoze tu. Ubu ngubu leta nayo izagira icyo ibafasha, kuko n'abaturage bishyize hamwe barawukora. Murumva ko kwa Cyusa naho rero harimo ibintu byo kuba bari gukora amasuku. Niba aya mashusho n'ibiba byemewe, ariko nanjye mba ndimo nyibamo gake. Murumva ko harimo n'ibintu by'ibyo. Ntabwo yaganiye umutipe mani yiyegereye ahantu ku muhanda mu giturage tu. Muri kubibona ko harimo ibintu by'imirimo tu. Inzira ryoshye rwose n'uduhanda mba ndimo ngenda ninyuriramo twitoriwemo n'abaturage tu. Reba aya mazu mwana, reba aya mazu ukuntu ameze tu fresh. Yose ni Ruyenzi. Numva ngo na ba Mico the best bava muri aya makaritsiye, na ba Soshomura hakurya hariya hakurya ku Gisenyi hari aho ba King James bubatse. Urumva mani, njye naravuze ngo urundi Ruyenzi iraryoshye, mwanga kubyemera. Rero mwanze kubyemera, ndavuga reka nzi tu nzabemeze dore ndavuga ngo nzabemeza. None ibyo nababwiye ko nzabemeza, rero reka nze mbemeze. Wenda imihanda niyo bataragenda bakoramo neza, ariko murabona ko ku kintu bita imyubakire tu kimeze neza fresh. Reba izo porotayi mani, urazibona? Hararyoshye wallahi. Ruyenzi mwarangiza mukaza mwivugisha ngo Ruyenzi ngo ni mu ntara, abantu ngo mutaha ku Ruyenzi ngo mutaha ngo mu ntara. Taha mu ntara ikimana ko twebwe twibera i Kigali. Ubu twebwe tumeze nk'abantu bibera i Burayi. Umbishatse mu kanya nahita manuka none nkahita njyara hepfo mu gace bita Colombia, muri Colombia. Nta gace kaba hano ku Ruyenzi tukegeranye no kuri Nyabarongo tu, n'ahantu bita mu Mwuka, niko bita Colombia. Reba ahantu hituriye abantu b'abasirimu, ariko ugasanga n'ubundi n'abaturage bose baraturana tu. Nta bakire batirya mama, nta bakire batiryagagura. Ngicyo. Ubu kandi mbabwire ngo uyu ni nk'umudugudu umwe nakase mutu wa Ruyenzi, kandi Ruyenzi igizwe n'imidugudu myinshi.
imyubakire abanza urebe haba hameze kandi haba hatuje mani, hashobora kuguha gutekereza ugatekereza neza, niyo mpamvu wumva n'abasitari baza kuyiturira mani, niho bicara kugira ngo bandike neza, urumva imirongo bakora indirimbo zabo, abanditsi b'amafilimi njya mbabona, Abayisiraheli sinjya mbabona nimugoroba, simbabona mukina mu ndoto mu mafilimi menshi, ni mwibera ku Ruyenzi, niba mbeshya noneho sibyo muzaze mu binshinje muvuga ngo Celebobo urabeshya, noneho nge nzahita mbibemeza fresh, ubu nshatse nahita ngena nkahita nanabereka naho bamwe baba, ndamwereka ko social muri aba, nkakwereka ko Mico the best aba, urumva, nkakwereka Israel aba, urumva, kandi kwanza mu mazu amwe namwe nagiye nanacamo hano y'aba basitari barimo abamaze kuvuga n'ubundi benshi baba mu mazu amwe, sibyo inyubako aho urabona hatarimo n'ikindi kibanza, harangiza ngo muzajya ngo gutura ngo za Bugesera gusa, oya Ruyenzi mani hari imyubakire kandi hameze neza, hararyoshye fresh, reba mu manyubako harimo bazamuka, reba akubwiye nzajya nkwereka urupangu mbanze nkwereke na porutayi zarwo, harangiza mukavuga ngo ntabwo ngo muzinga ahantu ngo haryoshye, reba imbere uri kubona abantu hari imbere barimo bakoramo, basa naho bari gukora ibintu by'amasuku tu, kubera ko n'ubundi tuba turi kugenda dusatira n'iminsi mikuru tu fresh, ibintu bimeze neza, kankatira hano nongeye kubereka n'ahandi. Ahantu haba hatuje bya hatari mani, ntabwo wapfa kumenya yuko hiberamo abasirimu, kuko abasirimu baba bibera hirya tu, nta mazu manini cyane bayubatse nka za nzu mani ubona ari izo mu mijyi y'i Paris mu Bufaransa, reba nk'hariya ubibonye, ubonye n'ubusitani baba barakoze neza, n'undi muhanda nanone nciyemo muze kureba, ntabwo inyubako ziburimo nazo zaba zingana na za zindi twabonye ndi gucamo wo hepfo, n'undi muhanda tu, reba no munsi naho uko hameze, ndaza kuvuga ngo mu gihe ngo ndimo ngo ndabatubura ngo ngenda mbereka ngo ibintu bitabaho, banimo mbereka ibyiza byo mu murenge wa Rundamana, aha ni mu karere ka Kamonyi tu, aho bita ku Ruyenzi, ibonye reba amajariti ku mihanda, sibyo, nakubwiye ngo wenda imihanda niyo batarasa naho bakemura neza, ariko icyitwa ko ari inyubako umusaza babarira undebere nawe urimo urebe iyi Tembera Ruyenzi, iyi ni Tembera Ruyenzi, Tembera Runda, wajyaho ni i Burayi mani, muhumuye ntabwo ari i Burayi, aha ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda tu, cyangwa uhite mu mujyi wa Ruyenzi town, babarira undebere, reba nk'aka kazu baracyari kugakora neza, bagatera ibintu by'amarangi kugira ngo kake, reba iyo hepfo noneho nanjye kubera ukuntu ziba zanandenze, n'ibyo ndi kuvuga nkasanga nahaguswe naryohewe, nkasanga ntanabivanze, rebera ibiti, reba nk'aka gati shato, reba hano, babarira undebere jaridi,
yewe dore ibiti we ndebera dore amanyubako aho nahereye ngenda buriya kikubwira ko ahantu hari n'abasirimu nta musirimu ujya ubunga ibyo kurya aba bifite mu nzu abyuka ajya ku kazi abana bajya ku mashuri hari abana si umugeze mubona aho nahereye ngenda hari umwana wigeze ubona ari gutamba agenda mu muhanda reka nawe kitwereka ko ahantu haba haramaze gutera imbere abantu ntibongera kubabona mu mihanda bamwe bose baba bibereye muri bizinesi zabo nabyo kuzerera buri muntu asohoka afite icyo yigiriye mu kazi ke ubwo ni icyerekana yuko ahantu hamaze gutera imbere no kugira ngo mbereke yuko ahantu turatari mu mujyi atari i Kigali twagiye ari mu ntara banza urebe mu ntara y'amajyepfo soza bahita muri Safi province reba singizi insina ngiyi imibyaye kamanzi mfatira kuri iyi mibyaye abonye yuko n'amatara ari ku mihanda hari amatara ariho hari insinga za wireless ubundi iyo ari wireless ni internet ibikora nta migozi niyo bita ngo ni wireless none yari internet ikoresha imigozi cyangwa ikoresha amakebo bakayita wired murimo murazireba insinga hejuru za wired ziba zijyana internet mu nzu nyine murabibona yuko icyerekana yuko ibintu byose bimaze kugenda bicamo ndagira ngo aka kantu k'izi nsinga nakunze kukabereka reba inzu hariya tuzajya muvuga ngo nanze ngo kubereka ngo ibintu narangiza nkahita nanabereka ko icyerekana yuko atari no mu mujyi wa Nyayo atari i Kigali mani uri kubona ko hari n'ibigori bihingira byose n'insina kugira ngo mbemeze nyine mubone yuko koko Ruyenzi yateye imbere ubundi ngewe rero ari ngewe mvuga ngo ndi gucora ikarita y'umujyi ubundi Ruyenzi ngewe nahita nyomeka kuri Kigali kuko n'ubundi wese yanko kuva wenda ku Ruyenzi reba hariya hakurya nuko ino kamera nari kubibona neza ariko hari agace muri kubona ko hakurya ni ka gace ka Noruveje kaba hejuru ya Nyabarongo muri ya midugudu bubatse mishyashya sasa kani ka gahanda kava hariya nari mvuye mu Rugazi werekeza ku kigo bitaga Esitari ikigega nabonye baragihinduye gishobora kuba cyari gishaje kuko hari ibindi nabonye bisa naho bikorerwamo ni agahanda k'amabuye nyine ukomeza urimo uva hafi y'ahantu bita muri Alegriye akunda kubera ibintu by'amakwe n'amanama uri kubibona ko iki kigo rwose kirasa naho wabonaga ko cyaba gishaje iki kigo urabona ko rwose cyari kimaze iminsi kuko cyari ikigo cy'amashuri ariko basa naho bagihindura ashobora kuba hari ibindi bintu bikorerwamo ndimo ndasatira ku murenge wa Runda neza murabona yuko muri bya bikorwa remezo nababwiraga urabona ko harimo n'iminara murimo murabibona iminara y'amatelefone y'ikiriya kigo urabona ko ari ku muhanda biragaragara ndimo ndagenda nicira hagati y'amazu murimo muhabibona ubundi uwo munara ahantu nahagaze ni iruhande rw'umurenge wa Runda urabona ko ni umuhanda nyabagendwa iyi nzu muri kureba rero hano imbere iriho akaranje k'umuhondo niwo murenge wa Runda kuhafotora tuba turimo dufata amashusho bunyoni imana agashwingi Nyamagabe Ibihe TV so